Muraho neza bakunzi ba BTM TV, aka kanya nje mbasuhuza. Yesu Kristo nashimwe. Impamvu nkunda izina rya Yesu Kristo ni ryo zina twahawe gukirizwamo. Rero uyu munsi nateguye icyigisho kiri muri Matayo ibice 6 umurongo wa 31. Matayo ibice 6 umurongo wa 31. Haranditse ngo nuko ntimukiganyire mugira ngo tuzarya iki, cyangwa ngo tuzanywa iki, cyangwa ngo tuzambara iki, kuko ibyo byose abapagani babishaka, kandi so wo mu ijuru azi ko mubikwiriye byose. Ahubwo mubanze mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, nibwo ibyo byose muzabyongererwa. Ntimukiganyire mutekereza iby'ejo, kuko iby'ejo baziganyira iby'ejo, kuko ab'ejo baziganyira iby'ejo. Umunsi wose ukwiranye n'ibibi byawo. Umwami Yesu nashimwe, Imana yo mu ijuru iduhana umugisha. Reka wenda tubanze dusenga, dusabe Imana kugira ngo iri jambo turyumve neza. Data wa twese uri mu ijuru, Mana waremye ijuru n'isi, ukarema umuntu, ndetse ngo wabanje kuturema ngo mbere y'uko isi ibaho, ngo nibwo wabanje kudutekereza. Kuba turiho uyu munsi ntabwo bivuga ko waturemye ubu, ahubwo waturemye mbere y'uko isi ibaho. Rero warakoze uduha ubu buzima, ubu buzima tubucemo igihe gito, niturangiza dutegereza ahantu ubugingo bwacu buzajya kubiteka. Aho niho twifuza. Rero turabizi neza ko muri ino si turi abagenzi, nubwo tutajya tubyibuka, nubwo tuba dushaka kwikwizaho iby'isi ukagira ngo tuzabana nabyo ubuziraherezo. Ahubwo turi inzira, turi abagenzi ducamo kugira ngo ubugingo bwacu buzabashe kukubona, kuko turabizi ko twambaye umubiri tukaba dufite umwuka ndetse n'ubugingo, ariko ubugingo akaba ari bwo buzakubona Yesu. Rero turifuza kutura muri twebwe, turifuza kuduhindura ibyaremwe bishya, turifuza kutuvugutira ukaducura inkamba zose zikadushiramo. Turakwifuza mu mutima wacu. Ngamanuka ubane natwe, ndetse n'abakurikirana BTM TV bose babashe kumva no gusobanukirwa. Uwiteka Imana yacu uduhana umugisha. Byose ni mu izina ryawe urakoze, amen. Imana yo mu ijuru iduhane umugisha. Rero nakomeje ntekereza ngo abakunzi banjye ba BTM TV ni igiki uyu munsi nabagezaho. Maze iminsi niga, ni igitabo nakigishijwe na Pastor bita Antoine Rutayisire, ubuzima bufite intego. Kandi Imana ibyumve, Yesu Kristo abyumve, amumpera umugisha. Ni ukuri turimo turamwigiraho turi benshi. Ntekereza ko atari njyewe njyenyine. Naje gusobanukirwa ko icyanzanye ku isi ntabwo ari ukuza ngo mbyare, ndere, nikwize nk'amazu n'imitungo itabarika. Ntabwo ariyo mission yanzanye ku isi. Ahubwo mission yanzanye ku isi ni ukugira ngo ngere ikirenge mu cya Yesu, ni ukugira ngo nikureho icyaha n'igisa nacyo. Umunsi nzaba mvuye muri no mubiri, umubiri wanjye uvuyeho, ndetse n'umwuka ugiye, ubugingo bwanjye buzabashe kujya ahandi hantu. Kuko nta umuntu wese wabayeho ku isi ntabwo azigera azima ngo yibagirane. Ahubwo hari inzira ebyiri. Hari inzira azacamo asanga Yesu Kristo, cyangwa se ace mu yindi nzira asanga Satani. Bizaterwa n'uwo wahisemo ukiri hano ku isi. Ariko bakunzi banjye bankurikiranye, mureke twikomeze kuri Yesu, mureke tumwikomezeho. Simvuze ngo ntidushake ubutunzi,
kuko ngo abapagani bo barabushaka cyane ndetse bakabugiraho viziyo, akaba ari ryo akumva arashaka ubutaka, amazu. Ntabwo mvuze ko ibyo tubyanze, ariko si cyo kintu cya mbere. Icya mbere ni ukumenya ko twambaye kamere, kandi kamere yifuza ibintu by'ibyaha. Iyo kamere rero kugira ngo tubashe kuyirwanya ni uko dutuza Yesu Kristo muri twebwe. Twongere dusubiremo iri jambo ngo ni uko ntimukiganyire mugira ngo tuzarya iki, cyangwa ngo tuzanywa iki, cyangwa ngo tuzambara iki, kuko ibyo byose abapagani babishaka, kandi so wo mu ijuru azi ko mubikwiriye byose. Imyenda arabizi ko tuyikwiriye, ibyo kurya arabizi ko tubikwiriye, ibyo kwambara arabizi ko tubikwiriye, arabizi. Ariko ikintu Imana idushakaho, irashaka ko tumenya ko iriho, tumenya ko ari ikiza kamere, ari ikiza ibyaha, kuko twambaye kamere, kandi no kamere ihora itubwira kurarikira, tugahora turarikira ibyaha. Ugasanga nimba uri urubyiruko urararikira ibyaha, urararikira ibyo bintu wowe wumva ari byiza biryoshye, urararikira izo sinema. Nyamara izo sinema ushaka kuzijyamo ugakuramo ikindi kintu. Niyo mpamvu mu nzira urimo ucamo zose ubaze Yesu uti inzira ndimo niyo nshakamo. Reka twambuke dusome hano ku gice cya 12 muri Matayo ngo ni uko ibyo mushaka ko abantu babagirira byose muba ariko mubibagirira namwe, kuko ayo ariyo mategeko n'ibyahanuwe. Ibyo ushaka, ibyo wumva ushaka ko abantu bakugirira. Mbese wowe unkurikiranye kuri BTM TV unyifuzaho iki? Ibyo wumva nakugirira ni ibihe? Ibyo wumva rero nakugirira, urwo rukundo wumva naguha, banza nawe urumpe. Niko Yesu Kristo avuga. Uko ukuntu wumva nagutega amatwi, banza nawe untega amatwi. Uko kuntu wumva wanyigisha wenda amakosa ndimo nkora sinyakore, kunda mugenzi wawe nk'uko nawe wikunda ubwawe. N'uyu munsi sindabishobora, nge ubibigisha ndi mu myitozo, ndimo nditoza kugera ikirenge mu cya Yesu, ndimo nditoza kugira ngo mbashe kwihangana. Nibuke ko na Yesu Kristo Satani yamugerageje amaze iminsi 40 yiyirishe, ntago yamutinye. Nimba ataratinye Imana nubwo ari yambaye kamere y'umuntu, ngewe ninjye yatinya? Ntago yantinya. Niyo mpamvu aho ngenda hose nawe n'inzererezi mu isi abagenda atega imitego. Reka rero twite kuri Bible, reka dusome kari agatabo k'ubuzima bufite intego. Ni agatabo no kuri YouTube nakabonyeho, ubuzima bufite intego. Kuko mu buzima umuntu agomba kugira intego, ugomba kugira intego. No gushaka ubutunzi bw'isi nabyo bigiramo intego. Ntago bishaka kwifata ngo gutya ngo byizane. Urategura ukagira intego, ukavuga uyu mwaka nzagura ikibanza, undi mwaka nzubaka inzu, undi mwaka nzakora ibi. Ni urugero, cyangwa se ukabishyira mu gihe gito. Rero reka n'ubuzima bwacu bugira intego, kugira ngo rero ugire intego cyangwa umenye mission yakuzanye ku isi, ni uko ubuzima bwawe buha Yesu. Yesu rero yamaze kwinjira mu buzima bwawe, nibwo akubwira icyakuzanye ku isi gukorana iki n'iki, ukakimenya. Ukamenya ngo ku isi nahaje gukora iki. Iyi mirimo yose mubona ku isi buri wese afite iyo yaremewe. Ntago naremewe imirimo yose, ntago naremewe
wenda k'umwenjeniyeri ngo mbe n'umukanishi w'amamodoka mbe n'umuvugabutumwa mbe ni hari ikintu kimwe cyanzanye ku isi. Icyo kintu wo kugira ngo nkimenye, n'ubu ndacyarimo gusenga Imana ngo itinyereke neza menye icyo kintu cyanzanye ku isi. Nuko mfatiye umubiri uwawuremye niwe uwuzi, iyi forume uku kuntu yandemye gutya niwe ubizi, ndetse yari azi ko nzavuka muri iki gihugu, azi ko ababyeyi bazambyara, azi uko nzavuka. Uwo niwe nkwiye guha umubiri wanjye akawuyobora, yamara kuwuyobora akansobanurira icyo yantumye mu gihe ncyambaye uyu mubiri, mu gihe nkiri hano ku isi. yantumye iki? Yantumye gukora iki? Nawe uyu munsi usigarane ijambo rivuga ngo naje ku isi kumara iki? Kubera iki naje ku isi? Kubera iki navutse ndi umunyarwanda? Kubera iki navukiye muri Afurika? Kubera iki navutse mu karere kanaka? Kubera iki? Naje gukora iki? Naje kumara iki? Ese ni iki Imana inyifuza? Kugira ngo rero umenye icyo kintu, ni uko ufata ubuzima bwawe, ugafata umutima wawe n'ubwonko bwawe ukabihereza Yesu. Yesu wamara kubimuhereza akagusobanurira. Ngaho rero nimushake ibyo mushaka ko abantu babagirira byose, muba ariko mubibagirira namwe. Ibyo ukunda, uko kuntu ukunda ko abantu bagukunda, nawe ujye ubanza ubakunde. Uko kuntu ushaka ko abantu bakubwira neza, nawe ujye ubanza ubabwire neza. Ariko kuba byarakunaniye ntago nkubureminga, kuko nanjye ndaterwa. Ahubwo icyo dushaka ni uguhora twizirika kuri Yesu, twizirika kuri Yesu, twizirika kuri Yesu. Reka rero mvuge ngo Imana yo mu ijuru duhane umugisha, kandi ikomeze kutwitaho no gukomeza kutwigisha. Byose tubisabye mu izina rya Yesu Kristo. Murakoze bakunzi ba BTM TV. Amen.